turabasuhuje. Iki ni igice cya gatanu cy'inkuru yiswe uzasiga nkuru cy'imusozi yavanywe mu bitabo binyuranye nka Who Will Cry When You Die cyangwa Ninde Uzarizwa no Gupfa Kwawe cya Robin Sharma, akaba ari nacyo gitabo cy'ingenzi turabasomere mu bindi bitabo byose bigize iyi nkuru, hamwe n'ibindi bitabo binyuranye n'imbuga zinyuranye nka Psychology Today, Forbes, Science Wizards n'izindi. Iki kikaba ari igice cya gatanu tugiye kuganiraho nyuma y'ibyifuzo by'abaryohewe n'igice cya kane cyavugaga ku bintu bitanu wakora bikazatuma ugira ibigwi byiza, byavugaga kuva ku ngingo ya 15 kugeza ku ya 20, bakadusaba ko tubakorera iki gice cya gatanu kiri buhere ku ngingo 21 kugeza ku ya 25, ndetse hakazakurikiraho n'ibindi bice. Ngiye tugiye kubana nitwa Shumbusho Jean Damascene. Tudatinze, ikintu cya 21 cyazagufasha kuba neza n'abandi kandi kigatuma usiga ibintu byiza kiragira kiti: mara umunsi utambaye isaha. Hari umuntu ugeze kumbwira ngo igihe nta mafaranga. Nibyo koko kirahenda kandi iyo gitakaye ntikigaruka, ariko hari ubwo igihe gishobora kuba imbata ku muntu ku buryo buri kantu kose aba arakageneye isaha, umunota, isegonda n'insiyerisi, ku buryo ahora n'isaha ku kuboko cyangwa ikindi gikoresho cy'ikoranabuhanga yaremejemo alarms cyangwa inzogera kugira ngo buri kantu kose kagezweho azajye ahita agakora uko yakemeje nyine. Nawe ugeze uhura n'umuntu umeze gutyo? Niba utarahura n'umuntu umeze gutyo, ndakubwiza ukuri ko nimuhura uzumva uhuye n'umuntu uzi ubwenge koko ariko utakigira ubumuntu. Mu gitabo The 5 Love Languages cyangwa indimi 5 z'urukundo cya Gary Chapman, yavuzemo ko hari abantu ku isi bumva ururimi rw'urukundo rwitwa quality time, being there, cyangwa kumara akanya uri kumwe n'umuntu gusa. Muri iki gitabo havuga uburyo bwinshi wakwereka uwo ukunda kumwitaho, nko gukoresha amagambo aryoshye, kumuha impano, serivisi, kumuba hafi no kumukorakora. Hari abantu usanga amagambo asize umunyu ntacyo ababwiye, impano ntacyo zivuze, kubakorakora cyangwa kubaha ubundi bufasha bwose ntacyo byabamarira usibye ikintu kimwe gusa: being there, cyangwa se kumara akanya uri kumwe nabo. Ibaza igihe uherukira gusura umubyeyi wawe ukuntu yagusezeye atabishaka kuko yumvaga mwagumana. Ibuka amara avanze n'urukumbuzi abana bawe, inshuti, abavandimwe baguhamagara kuri telefone bafite. Yego uba ushaka amafaranga koko, ariko ndakubwiza ukuri ko hari igihe kizagera ugasanga waribukaga ku binonko usize zahabu. Umwanya umarana n'umuntu nubwo nta gikorwa mwawukoramo, niwe uzamura amarangamutima ye. Muri ya marangamutima hakavamo urwibutso, icyo twita memories. Bivuze ngo gusiga ibigwi byiza bivuze kwigomwa igihe, ukabika isaha, ukamarana n'umuntu igihe kinini gishoboka. Icya 22 kiragira kiti: fata ibyemezo bigushyira mu kaga. Mu gitabo Rich Dad Poor Dad cyangwa Data Ukize Data Ukennye cya Robert Kiyosaki yaravuze ati: umukire none igiye kwirinda kuvuga ngo sinabibasha cyangwa se sinabigeraho, ahubwo ni gute nabigeraho. Ayo masomo yose nakuye kwa data w'umukire, nza kubona yuko inama ze ziruta cyane iza data umbyara w'umukene. Kugira aba data babiri ni ikintu cyamfashije cyane gutandukanya imyumvire y'abo bagabo bombi ku bijyanye no gukora cyane, kwiga se, kwisigamira hamwe n'ishoramari. Data w'umukire yanyigishije ko impamvu abakire bakira cyane baha agaciro ibibazanira amafaranga, gushora imari, naho abakene bo bagaha agaciro ibakuramo amafaranga. Adukennye yahoraga aganya agatera abana be kutigirira icyizere atari uko abanze, ahubwo atasobanukiwe ibanga ry'ubukire iryo ari ryo. Ntiyita ku kumenya neza ibyo umwana we ashaka cyangwa se ashoboye, ahubwo akumva yuko kuba nka se, akiga ibyo se yize n'ibindi aribyo bizatuma abasha kwishyura imyenda ye, akanezeza bosi ku kazi. Data Ukize we yahoraga agerageza kunyigisha kwirinda imvugo zica intege, amaganya no kumva yuko ntashoboye. Yambwiraga kandi yuko mu buzima atari byiza kubaho uri gushyira udufaranga duke mu mufuka wawe harimo kuzuza imifuka y'abandi, ahubwo ko ngomba kubicurika nanjye bakuzuza iyanjye mbere. Data Ukennye yahoraga numva avuga ngo nzarya bike ndyame kare. Ntiyabivugaga kubera ubutwari, ahubwo bwari ubwoba bwo gutinya icyo atazi no kwihangira imirimo. Naho Data Ukize we yambwiraga ko amahirwe aza rimwe na rimwe mu buzima, bisaba rero kugira ubwenge ukayafatirana hanyuma ukayabyaza umusaruro ushoboka. Noneho twavuga dutya: nzarya byinshi ndyame kare. Muri iki gitabo havuga ukuntu ise umwana w'umukene yari umunyabwoba by'umwihariko mu kwirengera ingaruka z'ibihombo, icyo twita risks, ahubwo ugasanga ashakisha akazi ubundi agahora mu madeni adashira, ku buryo nubwo ari mu docteur
ariko yarinze apfa ntacyo ajyanye cyangwa ngo asigire abana be. Mu gihe data ukize we yari umugabo ufata ibyemezo bimushyira mu kaga, risks nko gushora imari, amafaranga akamukorera aho kugira ngo we ayakorere. Itandukaniro riri hagati y'umukire n'umukene ni iri: umukire yirengera ingaruka z'imyanzuro ye akumva ataguma ku rwego rumwe, ahubwo yakomeza guhatana kabone n'ubwo byaba bisa nkaho nta kizavamo. Mu gihe umukene we yumva yaguma hamwe afite ubwoba bw'ibihombo, uburwayi cyangwa ibindi bibi byamubaho aramutse ateye intambwe imwe gusa. Albert Einstein yaravuze ati, nubwo ubwato bwakwishimira kuguma ku nkombe ngo butarohama, ariko ntabwo ari cyo buba bwarakorewe. Ugomba kuva muri safe zone cyangwa aho wumva yuko utekanye, ugafata risks cyangwa se ukirengera ingaruka. Irinde cyane ahantu haguha agahenge ukumva unyuzwe n'uwo uriwe. Ubuzima ni nk'umukino w'urusimbi koko, uko ufata ibyemezo kenshi bigushyira mu kaga, niko amahirwe yo gutsinda yongera. Icya 23 kiragira kiti, baho uriho. Umusitari w'amashusho mbarankuru cyangwa film star witwa Kevin Costner bamubajije iby'imbogamizi n'iterambere ry'akazi ke, yarasubije ati, ndiho cyangwa I am living life. Iki gisubizo cyakoze benshi ku mutima, bituma bamubaza icyo yashakaga kuvuga. Nuko aravuga ati, kubaho uriho bivuze ko udata umwanya ushinja ibintu ngo byagenze nabi cyangwa byagenze neza ushingiye gusa kuko ubyumva, ahubwo ukabireka bikaba uko byakabaye nyine. Twese tunyura mu nzira zinyuranye ndetse hari n'abo ubuzima buremerera kuruta abandi, nibyo, ariko uko byagenda kose nta wambara ikamba atarakambakambye. None se aho kugira ngo dute umwanya twiganyira ku bitaragenze neza nko gukambakamba nyine, ntitwakwishimira ko ariyo nzira yari ikwiriye kunyurwamo kugira ngo tuzagere aho twifuza? Abantu ntabwo bazita ku nzira zakobaje wanyuzemo, bazita ku iherezo gusa cyangwa ku musaruro. Abantu ntabwo bazita ku byago wagize, ahubwo bazita ku masomo wakuyemo. Kandi nta muntu uzita ku ngorane wagize, ahubwo bazita ku kuntu za ngorane zagukomeje ukazibyaza amahirwe. Icya 24 kiragira kiti, jya wigira ku mashusho mbarankuru cyangwa se film cyangwa se movies nziza. Ndabyibuka umunsi umwe ngewe n'inshuti yanjye yitwa Dr. Jean Eric Nitanga tukiri abana bato mu byaro by'iwacu, ukuntu twakundaga kujya tujya kureba filime ya Yesu aho babaga bari kubwiriza mu gahe ka nimugoroba. Iyo filimi yanyiyanditsemo cyane ku buryo umugabo w'ikina Brian Deacon hari igihe nigeze kujya nshaka ko nazajya mvuga nkawe cyangwa nkamwigana mu mirebere, imigendere no gufata ibyemezo. Iyo filimi narayikunze cyane ku buryo na n'ubu byakugora kunsangana mudasobwa itariho. Filimi mbarankuru ni nduhura mu mutwe gusa, ahubwo ituma ntembera nkagera mu bihe byashize, ibihe bizaza ndetse n'uwo nifuza kuba we. Filimi nziza yagufasha kugarura imboni yari yaratakaye, ukisanga ukunda ibintu nk'uko byari biri, ndetse bikanatuma ugira umurava nk'uko umwanditsi Emerson Eduardo yavuze. Icya 25 kiragira kiti, hesha umugisha amafaranga yawe. Mu gitabo ndi gusoma muri iyi minsi cyitwa Bring Out the Magic in Your Mind cyangwa se koresha ubumaji wifitemo cya Al Koran, wamenyekanye nk'umupfumu ibihe byose, cyanditswe mu myaka irenga 50 ishize. Mu gice cy'icyo gitabo yise The Secret of Wealth cyangwa ibanga ry'ubukire, yaragize ati, nutanga amafaranga ujye uyatongera uyahesha umugisha. Yasabe ko agomba guhesha umugisha umuntu wese uri buyakoreho, ahaze abashonje, yambike abambaye ubusa, maze azakugarukire yarabaye amamiliyoni n'amamiliyoni. Ibi ntubyumve gutya gusa, ndakwijeje yuko bikora koko. Urumva byakugendekera gute guhera uyu munsi ugiye uhesha umugisha amafaranga wishyura ku bikoma n'imyenda ku bacuruzi babyo, imishahara yabo ukoresha, wishyura minerivare y'ishuri ku barimu batyaza ubwenge bw'abana bawe, wishyura ibiribwa bihingwa n'abahinzi bakabyitaho kugeza bikugezeho, cyangwa igihe wishyura ibikoresho bitandukanye ukabaha amafaranga umaze kuyatongera ibyo twavuze nyine. Uzabona ko n'amafaranga azabera isoko y'iterambere abandi aho kubabera inyatsi. Umuhanzi Lucky Philip Dube wamenyekanye mu njyana ya reggae yararirimbye ati, dore urasoma Bibiliya ariko ntuyisobanukirwa. Iragira iti, hahirwa ibiganza bitanga
kurusha ibiganza byakira. Hahirwa ibiganza bitanga. Muri iki gitabo Who Will Cry When You Die cyangwa Ninde Uzazizwa no Gupfa Kwawe cya Robin Sharma, igice cya 5, twavuze ibintu bitanu bihera ku ngingo 21 kugeza ku 25 byazagufasha kubona neza nawe kandi bikazatuma usiga ibigwi byiza. Niba ushaka kumenya iby'ibindi bice byavugaga ariko ukaba utaragize amahirwe yo kubyumva, wazakomeza ugakurikirana ibyo bice kuri channel ya Shumbusho Wisdom cyangwa Nkurage for Charity. Reka tubisubiremo mu ncamake. Icya 21 cyavuga kiti mara umunsi utambaye isaha. Nta kintu gihenze kuruta igihe muri ubu buzima, ariko nanone igihe umara uri kumwe n'abana bawe, inshuti zawe, umuryango wawe cyangwa witekerezaho ntabwo kiba gipfuye ubusa. Usanga ahanini iyo dutandukanye n'abantu bamwe turira cyangwa tukumva dutakaje ibikomeye. Mu by'ukuri ntabwo abantu bazibuka amazina yawe, ibara ry'uruhu ryawe, amashuri yawe cyangwa ibindi byose twiratana, ahubwo abantu bazibuka uko watumye bamera. Guhera uyu munsi, niba uri kumwe n'abo ukunda, ntukongere kuba umugaragu w'isaha. Icya 22 cyagiraga kiti fata ibyemezo bigushyira mu kaga. Rimwe na rimwe uzasanga umuryango watinyaga kwinjiramo ari wo ariko kugeza ku nzozi zawe. Abantu utinya kwegera bakaba aribo bafite urufunguzo ruzakugeza ku byo urusengera. Ubukungu wifuza bukaba wihishwe muri cya gitekerezo waryamanye imyaka n'imyaniko, ngo utegereje ko ibihe bizakubera byiza ngo ubone gutangira. Nta munsi mwiza uruta uyu munsi, kandi nta bindi bikoresho bikeneye kurenza ibyo ufite. Fata icyemezo ukora ibidasanzwe kuko nayo ntabwo usanzwe. Ukoreshe bike ufite, ubikorera aho uri mu buryo ushoboye. Nutirengera ingaruka ukifuza kuguma guhesha umutekano, uzarinda upfa utageze ku byo uhirimbanira. Icya 23 cyagiraga kiti bahuriho. Twabonye ko benshi ku isi bari ariko batariho. Ibimenyetso by'umuntu uriho kandi atariho ni inzika, umujinya, ubunebwe, ubujiji, uburakari, ubugugu, gukurura wishyira, gucira abandi urubanza uti uriya ni mwiza, uriya ni mubi, uriya ni wanyangishije kanaka, uriya ni watumye ntagerayo n'ibindi. Nyamara ukirengagiza uruhare rwawe muri ibi biri kukubaho. Igakwemera ibikubaho, udaciriye abantu urubanza, kuko si abantu baguteje ibyago, ibihombo cyangwa ubukene, ahubwo ni imitekerereze yawe yabiguteye. Merutse gusuhuza umuntu umubajije uko ameze, arambwira ati ndashima Imana n'abantu bake. Icyo ni ikimenyetso cyo kubaho utariho. Iyo uriho kandi uriho koko uravuga uti ndashima Imana n'abantu bose, n'ibihe byose, n'uburyo bwose, n'ibyambayeho byose. Icya 24 cyagiraga kiti jya wigira ku mashusho mbarankuru cyangwa filime nziza. Ntabwo ari ibitabo gusa dukoramo ubumenyi, no muri filime nubwo atari zose dukoramo ubumenyi bunyuranye. Niba ugira muri filime nziza uzajya usanga ahanini ubuzima bwawe bugenda busa nk'uko ubona muri iyo filime yitwara. Iyi ngingo irareba ahanini ababyeyi bafite abana, kuko ubushakashatsi bwakozwe ku bumenyamuntu bugezweho cyangwa modern psychology bwagaragaje ko amashusho y'urukozasoni, intambara, urwango n'ibindi bikunze kugira uruhare mu gutuma abana bakurana mwene iyo mico itari myiza. Bityo ababyeyi bakagirwa inama yo kwigisha abakiri bato ibyiza byo kureba filime zibubaka mu bukungu, imibanire myiza, imyemerere, imibereho myiza ndetse no kuzamura ubumenyi. Nk'uko twabibonye mu gice giheruka, muntu azasa nk'umuntu akunda gukurikirana cyane. Icya 25 cyagiraga kiti hesha umugisha amafaranga yawe. Aho gutanga amafaranga wiciraguraho, jya uyatangana umutima utuje, umwenyura kandi uyasengere ahaze abashonje, yambika abambaye ubusa, avuganira abatagira kirengera. Amafaranga arumva kandi agakurikiza ibyo yatumye. Ntugatuma abera abandi nyatsi, ahubwo ujye uyahesha umugisha kandi uyategeke azakugarukire yarikubye cyane. Nitwa Shumbusho Jean Damascene. Ndabashimiye ko mwaduteze amatwi. Iki cyari igice cya 5 cyavugaga ku bintu 5 wakora bikazatuma usiga ibintu byiza byiyongera ku byo twari twavuze mu bice byari byarabanjirije ibi. Naho ubutaha mu bindi bice.
Imana ibahe umugisha.